Murakaza neza muri studio za The Chine Services TV. Ahangaha niho tugiye kuganira ibigiye bitandukanye byerekeye ku mategeko ndetse no gutwara ibinyabiziga, by'umwihariko imigendere isanzwe y'ibinyabiziga mu nzira nyabagendwa, mu mihanda y'ibisate byinshi ndetse no mu nzira zigiye zitandukanye zinyuramo abantu. Reka rero umutumirwa uyu munsi dufite ni Maître Jimmy. Maître Jimmy, watangira wibwira abakureba, abagukurikiye, abagukunda ndetse muri rusange n'abatuye impande z'isi zose. Karibu, turakwakiriye. Murakoze cyane Maître Cisse. Shimira The Chine Services Limited yabashije kuntumira muri iki kiganiro nze ganirize abakunzi bayo ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Maître Jimmy, reka tunyaruke kandi ducunguze uburyo umwete, tubwire abantu bimwe bakunda kwibaza, ubamare impungenge, ariko cyane cyane tukikuganira ubundi dusanzwe tuzi neza yuko uri umwarimu, kandi iryo zina rya Maître Jimmy ryaje kuza numvise ngo hariho n'irindi ryiyongereyeho, ni Maître Jimmy original. Ni byiza cyane. Ese Maître Jimmy, ubundi ku ikubitiro urigisha, umunyeshuri uje akugana, ese niki aba kwitezeho nk'umwarimu cyangwa se nk'umwigisha mu byo aje agushakaho? Wabwira cyangwa se wasobanurira abantu bagukurikiye niki umunyeshuri uje akugana icyo akwitezeho kugira ngo abashe kuza abone serivisi nziza? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo, ikibazo cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri uje atugana aje kwiga gutwara ibinyabiziga, hari by'ibanze agomba kumenya, agomba guhabwa, kuko ari nabyo kumugirira akamaro muri ubwo bumenyi aje agushakaho. Ni ukuvuga ngo ahangaha mboneraho no kuba twanagira abarimu, n'abarimu natwe twese tugomba guhugurana. Hari igihe ujya kubona ukabona umunyeshuri icyo yaje agushakaho si cyo umuhaye, bityo rero bishatse no kuvuga nyuma yaho na cya kizamini cyajya ajya kugikora ugasanga ntabwo agikoze mu buryo bwiza, kandi ari ryatangiriro ribi yagize byo kutabona ibyo yaje ashaka. Mu by'ukuri hari by'ingenzi mu gihe umunyeshuri yaba aje akugana, ugomba kumusobanurira akabasha kumenya. Cyambere no mu minsi yashize Polisi Nationale cyangwa se inzego za polisi zadusabye ndetse zinadukangurira kuba twajya dutanga ubwo bumenyi ku banyeshuri, ubumenyi bwo kureba hara kuri moteri gufungura kuri boto. Ni ukuvuga rero icyambere agomba kumenya ko ese imodoka mu gitondo ifite amazi ahagije. Ibyo n'ubumenyi mwarimu agomba kubazi. Reka tubigabanyemo kabiri turebe, ese umwarimu agomba kuba yujuje ibihe bintu kugira ngo yigishe umunyeshuri, agomba kuba yujuje ibihe bintu kugira ngo aze kwiga. Reka duhere ku gice cya mwarimu. Mwarimu, urumva ngo hari umwarimu wigisha ibinyabiziga, arenzeho abaye maître. Kuba uri maître ni uko ufite urwego rwo guhugura abandi barimu bagenzi bawe kugira ngo babashe kuzuza indangagaciro. Ni ibihe bintu umwarimu w'umwuga agomba kuba yujuje kugira ngo abashe kwigisha ibinyabiziga? Urakoze cyane, umaje ikibazo cyiza. Ibintu mwarimu cyangwa se ubumenyi mwarimu agomba kuba afite ni ibi bikurikira. Ntawaza kwigisha birumvikana nawe utazi gutwara. Ni ukuvuga ngo umwarimu agomba kuba azi gutwara, icyo ni kimwe. Gutwara nawe agomba kuba afite urwo ruhushya rw'iyo kategori agiye kukwigisha. Birumvikana ko agomba kuba afite wenda kategori B niba ari kwigisha imodoka ntoya. Ikindi warumbajije ni iki se? Urumva tubwire mu buryo burambuye umwarimu wigisha ibinyabiziga, ese ni ibiki bimuranga, cyangwa se agomba kuba afite izihe ndangagaciro, agomba kuba afite ubuhe bumenyi? Ubirambure, wisanzure, ubwire abagukurikiye ndetse n'abifuza gukora uno mwuga ujyanye no kwigisha ibinyabiziga, ubirambure rwose kugira ngo abantu basobanukirwe, n'abitinyaga batinyuke. Urakoze cyane. Birumvikana uburere mboneragihugu, discipline ni nziza mu bintu byose. Ntiwaza kwigisha nanone udafite iyo discipline. Ndumva mwarimu mu gihe aba afite ubumenyi buherekejwe na discipline, akazi agakora neza cyane. Discipline ni ingenzi mu kazi.
nshatse kuvuga ngo rero niba afite iyo disipurine afite n'urwo ruhushya hano hantu arigisha, kiba gikurikiyeho ni guhugurwa akamenya ese wa munyeshuri nk'uko twabitangiriyeho tuvuga wa munyeshuri akeneye iki. Umfashije rero ahangaha nk'uko n'iyi gahunda dufite ari ukugerageza kugira duhugura abarimu tukabahugura mu buryo namwe murajya kwigisha hari ahantu ukamenya ese umunyeshuri amuhereza iki, ni icyo agukeneyeho. Mwarimu nagiraga ngo mbwira ati nimba utazi ibi bintu bimenye, menya ko mwarimu iki kintu nimba utakizi tega amatwi ucyumve. Ni ukuvuga ngo banza umunyeshuri uje akugana akinjira mu modoka, ikintu cya mbere ugomba kumwigisha ni imyicarire, kwicara harimo kuba wamenya kuba wa munyeshuri mwereke ku buryo intebe igomba gutunganywa. Intebe hari uburyo uyitunganya uyegeza imbere, icyo ni kimwe. Intebe hari uburyo uyitunganya uyigaramisha. Wa munyeshuri mu gihe yicaye neza rwose na bwa bumenyi ugiye kumuhereza arabwumva. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, buri umunyeshuri nimba aje kugana ni wowe mwarimu mbwira ikindi ugomba kumenya kumwigisha, mwigishe pedale. Ziriya pedale turiya tuntu tuba dutatu tuba hasi ku modoka. Ku modoka hari utuntu dutatu tuhari. Iyo ari manuel haba harimo icyo bita embrayage, hakazamo feri, hakazamo accelerateur ari umuriro. Ubwo buntu butatu iyo umaze kubumwigisha wa munyeshuri akabumenya, hakurikiraho kumumenyesha, kumwigisha umumaro. Mwigishe umumaro wa embrayage, umubwira embrayage ikora ibi. Mwigishe feri tuyikenere igihe runaka, feri umuriro tuwukenere iki gihe. Ibyo bintu byose umunyeshuri bumuhereza, akabaza umuriro, akabaza feri, akaza embrayage ndetse n'umumaro, wa munyeshuri wabimusobanuriye azabifata neza. Ikindi rero mwarimu ugomba kumenya bijyanye na levier de vitesse. Buriya levier de vitesse ifite uburyo iteye. Levier de vitesse rero mu gihe umunyeshuri utarayimwereka cyangwa uyimwerekere biragorana cyane kuba yamenya kuyikoresha. Ku mavitensi mutangira kwigisha umunyeshuri mubwire umubare w'amavitensi. Ese vitensi ni zingahe? Ese vitensi zijyamo gute? Ese vitensi tuzikenera ryari? Byagenze gute? Ubwo buryo bukurikiranye umunyeshuri rwose azabona isomo ryuzuye. Nzihutishije cyane muri ayo magambo, mbivuze mu magambo make, mubwire pedale uzimusobanurire. Musobanurire intebe, cyicaro. Musobanurire n'amavitensi. Vitensi rero musobanurire ese 1 na 2 bitandukaniye, 2 na 3 bitandukaniye. Ese nirihe sano riri hagati ya 4 na 5? Ibyo ngibyo rero barimo bagenzi banjye turaba agaciro mu buzima bwa buri munsi ku banyeshuri badukenera. Ni ukuvuga aho dukeneye guhugurana, aho bitagenda nyine udafitiye ubumenyi ushake abafite ubwisumbuyeho. Hari ikintu nari nibagiye kubabwira ngiye ubaganiriza kuri iki kiganiro, mfite uburambe muri ibi bintu. Byumvikane neza ko bifite ubumenyi buhagije. Sindi umwana, sindi muto muri ibi bintu. Abenshi muri kundeba banciye mu maso muranzi twarakoranye, nabigishije neza, namwe mwambere abanyeshuri beza. Ndumva rero iki kiganiro kizakomeza, ni ikiganiro dutangiye ariko ahanini kigamije guhugura cyangwa se guhugurana tw'abarimu, tugatanga ubumenyi bwuzuye, ubumenyi bufite ireme. Okay, ni byiza cyane. Tukiri ku ruhare rwa mwarimu mu kwigisha ibinyabiziga, kugira ngo abantu bose bashire impungenge, hano abarimu tubona bigisha ibinyabiziga. Ubundi hari imfashanyigisho mufite nk'abarimu bigisha ibinyabiziga kugira ngo muyifashishe mwigisha? Ko hari igihe usanga umwarimu arigisha undi akigisha, wabaza umunyeshuri uti nize nabi, ugasanga hari uburyo butandukanye abarimu bigishamo. Yego birumvikana metodoloji zo kwigisha ziratandukanye ku barimu bamwe na bamwe ndetse no mu buzima busanzwe. Ese ni iki mwifashisha kugira ngo abanyeshuri bagana abarimu bigisha ibinyabiziga babashe gufata ubumenyi bwimbitse nk'uko bikwiye? Ibyo koko urabajije ati ese ni ubuhe buryo twifashisha kugira tube twatanga ubumenyi?
urebye turiyaranja. ni ukwiyaranja. Turiyaranja, ntago twigeze tuvuga ngo turahugurwa, usibye igihe kimwe urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano wo mu muhanda rwo traffic rwadukoresheje amahugurwa nayo y'igihe gito, mu gihe iyi gahunda yo mu Busanza yazaga yo gukora ikizamini muri ubu buryo bugezweho. Ndumva baraduhaye amahugurwa, ariko ayo mahugurwa nayo ndumva ntago yarahagije cyane, kuko ubumenyi buri gihe dukenera ubumenyi. Ariko nyuma y'aho ngaho nta yandi mahugurwa twize tubona, usibye kuvuga ngo ikizamini kirabaye ukaza kureba ese umupolisi uri gukoresha ibizamini n'icyo ari kwibandaho, ese n'iki cyatsinzwe wa munyeshuri. Urukumva ko umunyeshuri ukurikiyeho akaza wifashisha bya undi wa mupolisi yabashije gukoresha wa mukandida w'ikizamini, bityo ubutaha we bakimukoresha ntagitsindwe. Ariko nanone aho ngaho ndagira icyo nanone mvugaho. Hari urwego rudukuriye bita ANAPAER, ni ukuvuga ngo ni ishyirahamwe ry'amashuri mu Rwanda. Uvuga ngo bari bavuze ko bagiye kudutegurira integanyanyigisho zizajya zidufasha, ariko ndumva ntabwo bari babikora. Haciye igihe kinini tubitegereje ko baduhugura cyangwa se n'izo nteganyanyigisho bakaba baziduha, ariko ndabyizeye byari byose badutekerezaho, bishoboke kuba ejo cyangwa ejo bundi twazibona, ariko turabikeneye. Yego. Uravuze ngo mu rwego kugira ngo abarimu babe abarimu b'umwuga mu kwigisha ibinyabiziga, bagasingira ku bumenyi bwawe nka Maître Jimmy ufite uburambe bw'imyaka isaga 15 mu kwigisha ibinyabiziga. Moto ndabizi neza urayizi. Muri make uravuze ngo hakenewe imfashanyigisho kugira ngo buri mwarimu wese ugiye kwigisha abe ari ku rwego rwo kwigisha ibintu kimwe n'undi uko yabyigisha. Yaba ari umwarimu uri kwigisha mu karere ka Nyarugenge yigishe kimwe nk'uri mu majyepfo, muri make amasomo abe ari amasomo amwe, kugira ngo abantu bose bajye ku rwego rumwe rw'imitwarire mu nzira nyabagendwa. Siko ngira ngo washaka kuvuga cyane. Urumva rero abashinzwe ibijyanye no kwigisha ibinyabiziga, amahuriro y'amakoperative ndetse n'amakampani mu rwego rw'igihugu barabyumva, nabo barimo barabitegura kandi murabiteganya, ndetse n'abashinzwe ibizami mu rwego rw'igihugu. Nkeka ko nabo ntago bari gusinzira kugira ngo babashe ibintu kubishyira ku rundi rwego. Twakomeza rero ahangaha, birumva ko umwarimu wigisha ibinyabiziga buri wese yiyeranja mu buryo bwe no mu bushobozi bwe afite. Ariko ahangaha nakwibaza ngo umwarimu muri uko kwiyeranja yigisha, iyo umunyeshuri arimo kwiga, ubundi kugira ngo ube wakwigisha neza umuntu afata ubumenyi wamugeneye, ubona yakwiga nk'imyaka ingahe? Reka mbibare mu myaka, cyangwa kugira ngo umuntu amenye iby'umuha mu byo kwiyeranja, kuko nta fashanyigisho ihari ivuga ngo umunyeshuri agomba kwiga amezi aya, iminsi iyi ngiyi, muri make muri yeranje. Ubundi ubona umunyeshuri kugira ngo yige neza yakwiga iminsi ingahe, amezi angahe, ibyumweru bingahe? Gereranya n'ubundi mwigisha mwiyeranje. Urakoze cyane Maître Cisse. Se ni ukuvuga ngo ibi bintu byacu birasobanutse cyane. Warumbajije ngo umunyeshuri byamutwara igihe kingana iki kuba yamenya gutwara ikinyabiziga. Nibyo koko abenshi twishyizemo ko kugira ubashe kumenya gutwara ari ukwezi, tena ku munsi umuntu akiga iminota 30. Nibyo koko, ariko namwe mbabaze mudukurikiye, abenshi bankurikiye babashije guca mu ishuri imodoka. Koko birakwiye ko twavuga ko umuntu yiga iminota 30 ku munsi cyaka yiga ukwezi? Jyaho ngaho navuga hoya. Nibura imodoka byagusaba nibura amezi 3, nibura hagati y'amezi 3 n'amezi 2. Aho ngaho rwose dutandukana, uzi gutwara unafite na perimi. Tumva aho ngaho sise rwose tutabiciye ku ruhande n'amezi 3 cyangwa amezi 2, cyo ubasha kuba watwara imodoka. Amezi 2, amezi 3, umuntu umeze neza nta kibazo afite yaba yamenye gutwara imodoka.
ikindi kiri aho ngaho nagira ndenzeho, buri imodoka nayo kenshi na kenshi ijyana n'imbaraga z'umubiri. Ndavuga imyaka. Ntabwo urajya gufata umwana w'imyaka 20-23 nurangiza ufate n'undi w'imyaka 33-38 umbwira ngo abo bantu kuba managinga mu gihe cy'ukwezi bisa nkaho bitandukanyeho gato, kuko ukiri muto n'ubwonko bwe burya burabangutse. Ukuvuga ngo abasha kubifata bwangu. Ngiye nababwiye ko kano kazi ngakoze igihe kinini, nagiye nakirizo ngeri zitandukanye z'abantu. Uri umuntu ukiri muto uko afata ibintu uko umuntu mukuru abifata. Aho ngaho nanone nanjye mbiseguyeho, buriya umuntu ukiri muto nababwiye muri iyo myaka 23-25 kwa kwezi gukunda gushoboka. Ariko nanone umuntu uri hagati y'imyaka 28 kugeza 38 gutyo kuzamura, abo ngabo nabagira inama yuko ari hagati y'amezi 2 n'amezi 3.